noneho reka nigarukire kuri Benigne. Ikibazo cya mbere, wowe ari umuziki, ari film. Iyo tuvuze film buriya haba harimo kwandika. Film igira ibice byinshi. Ushobora kuba uri umukinnyi wa film, ushobora kuba uri umwanditsi wa film, ushobora kuba uri umudirector mwiza wa film, ushobora kuba uri umuntu uzitunganya, ushobora kuba cameraman. Nawe burya na cameraman icyo nacyo ni igice cya film. Harimo ibintu byinshi. Wowe ubundi muri make ni igiki ushoboye? Nawe bari mu nyine bari muri utamufite byafatwa nande byakifatwa se. Ari music, ari film, ni igiki wisangamo kurusha ikindi? Ntago ari ibyo gusa. Danseuse mwiza cyane. Wow. Nyine ntago numva ndi proud y'ukuntu ndirimba, ariko nyine abantu banyumva bumva ndirimba neza, nanjye ndabikunda cyane. Banumva none asohora indirimbo rwanje nubwo wenda ntari nabigira, ariko nyine ndabikunda. None iyo bigeze kuri filime nyine mba numva nuzuye, mba numva mana wese n'utuntu twawe emosiyo ziraza. Nakubonye wowe ndagufite. None ubwo ni ukuvuga ngo nka filime nibyo wisangamo cyane, nabyo ukunda kurusha ibindi. Umuziki wigeze ukoraho? kuvukoraho gute? Wigeze uririmbaho iby'amakorari, byo muri korari ngo ntabwo mbigaruka kuko twese twazinyuzemo, ariko just gukora umuziki nkawo ubwawe ukavuga ati nanditse akaririmbo ndakaririmba njya muri studio wigeze ubikoraho? So kuririmba nigeze gufasha abantu muri studio, ariko ntabwo ndasohoje indirimbo y'iwanje. Hari n'umuntu yigeze kumbwira ngo amfashe, nyine nze ndiyandikira indirimbo nyine mu majambo mbere. Yari manager wacu mu byo kudansa, nyine arambwira ati ko ushoboye kuririmba uzakora akaririmbo one day nyine ngutemo. Ako ndafatikaje, ndandika paji ya mbere biranga, paji ya kabiri nguma momora biranga pe. Buriya kwandika ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yakoze nyine umuntu yandika indirimbo arashoboye pe, arashoboye bya nyabyo. Byarananiye, ntabwo ndirimba indirimbo z'abandi, nta ndirimbo y'iwanje ku isi. Kuririmba urabizi? Ntabwo nyine ndabihamya neza, ariko nyine uragerageza. None icyo nabyumvishe. Ni ibintu wakoze n'ubu ugikora kandi ukunze. N'ubundi ahangaha turi kwishimisha, turi kugira ngo abanyarwanda benjoyinge. Mani nubwo waririmba wenda ukaririmba uhuma, ariko nyine dukubitira akantu. Ndabizi ntabwo ari ntuza yawe cyane, ariko sa nk'udutama akantu ariko gatoya nyine, niyo kaba uturongo tubiri, si byose? Tubiri. Kandi nzi neza yuko turajya mu mwuka. Nishaka kaba k'Imana. Yes, indirimbo ndirimba se. Nshaka ndabaririmba gusa ni mwana mwe. Oya ntabwo twabikora. Ndabaririmba indirimbo imeze gute? Wowe ibona wakuririmbira muri aka kanya? Gira ndabaririmbira indirimbo. Uko ndabyumva ko nyobowe. Uko ise bikoza. Iyi si kuzamo iyo ari yo yose. Nushaka kuyihimbira. Ako ntabwo nzi kuririmba shu, ntabwo ndabizi nyine ariko kuririmba. Abantu bavuga gutya baba bazi. Oya mbwira ukirizwa n'urukundo oya mbwira wowe ugifukamira umusheri wawe. Rekana n'urukundo randera akanoti, akanoti, iby'urukundo twabihebeye abahinde. Baretse kabisa. Ariko ntabwo kunguka, ariko njya numva uririmba. Oya nyine nasaraye.
kandi koko ejo wari wagiye no waretse nkaririmba iyindi ndirimbo yo mu Giswahili nta kibazo Okay. icyo mfa nuko uririmba bisi bikiriho reka ndabaririmbire indirimbo ivuga ngo nalinga kwa raha zangu shu sio ni aibu kwa kila linachonifika, maana kukosea ni wajibu, Mola umeshaandikwa na sianguki, mimi nimechaguliwa na ntegemea choki, hajawahi kupitiwa, mnachojua nini ndo linanikusa, linanipa ushahidi na kuwa gado kamili, taka kunidhurumia. Nibyo ariko urumva ko yasaraye urumva nyine ko yakoze neza baragira baratwihanganira nyine kubera amarepetiyo menshi yasaraye ariko ariko uranabizi ngewe iyo nkwitegereje mbona uri umukobwa mwiza, ariko hari umuntu wavuze ngo burya ngo ubwiza buba mu maso y'ugize ute y'ubureba y'ukureba just okay n'ubwenge aho ngaho nkosoye, ariko no ku mubiri uri mwiza cyane. Ngende ndavuga mpita mbikubwira kabisa. Ubu ntago ujya uteza jam wenda ugasanga nko muri phone yawe ni jam, abahungu bakwandikira jam nk'icyubu mu Kinyarwanda, ntago bajya nyine jam ni nko kuvuga ngo nk'abahungu ugasanga bakwandikira ari benshi bakwaka urukundo, abandi abagabo iki, ntago bijya bibaho ko nyine ubwo bwizerega burabakurura nese mbeshye ntago byobura ariko ibyo nyine nanje nije ndabikontra nasuragira ngo nanje nzoje muri bamwe biyahura ku mayitaje. Ako kantu turi bunakaganireho ko kwiyahura turibuze kukazaho, arakoze kukavugaho, reka tubanza turangize ndi bukagarukeho nako, ariko warugiye ngo kumubaza akantu umubaze ati muri telefone ati jam kabisa bihanduriye ngute, nanjye mpita nibaza ngo uramutse usanze abantu baramutse bashyamiranye bagupfa bagategana iminsi. Benigne rero ni umukobwa atari w'akavuyo, nyine ntabwo nkunda ibintu by'akavuyo, bibaye ngombwa ko mvugisha la vérité totale ndabivugisha nyine, ntabwo sibyo nyine ko akantu ko gukunda amafaranga ko katobura, naho ubundi umuntu ushobora kwemera gukomeza kumuvugisha bitewe n'impamvu, bigaterwa n'ukuntu yanyinjiye, bigaterwa n'amajambo ariko aravuga, bigaterwa n'umubiri wiwe, bigaterwa nyine n'uko agaragara, ariko mu majambo make sinzi ibyo washatse kugami nyine intego yawe, ariko ntabwo ndi umuntu nkunda kuvugana n'abahungu benshi. Ni ukuvuga ngo wenda reka hari ukuntu uhise ungerera ku ngingo wagira ngo shyiramo silence, hari ukuntu nyine uhise ungerera ku ngingo wagira ngo urandebye mu mutwe, hari ijambo nashaka kubaza mu kanya. Uvuze ko utari umukobwa w'akavuyo, uri umukobwa wiyubaha, ntabwo ari buri wese uza ngo uvuge yego, ariko burya nawe ugira amarangamutima, ushobora gukunda, ushobora no kuvuga ngo njye umusore kuri njye unkurura ni umusore umeze gutya na gutya. Ako kantu urumva ntago mbizi niba ufite shera aka kanya, ushobora kumufite cyangwa utamufite, abaye ahari ntago wenda nshaka kubizana cyane ngo wenda aze kureba iki kiganiro bimubabaze, ariko aha turi kuganira. Iyo mvuze ngo nk'umusore wumva wowe waguteretana umusore wujuje ibiki n'ibiki, biba bivuze ngo uwo muri kumwe ashobora no kuba atabyujuje, bibaho right?
kubera ko burya wowe umuntu wifuza ntabwo ngewe sheri nifuza 100% yaba byuje umuntu ntabaho. Umuntu uje ibintu 100% ukeneye ntabaho kereka wowe mwibumbiye ukamutereka hariya. Nkawe nk'inzozi zawe nyine wumva ugata umusore wenda ufite ibinibi uteye gutya na gutya witwara gutya na gutya ya tubwireho. So nyine ntabwo umuntu ntabwo akunda kugendera ngo niteze ko nzoronka umuntu ameze uku n'uku, ariko hari igihe nyine abakobwa nyine nabo abakobwa n'ubwo bumva abakobwa bamwe ngo bakunda amafaranga, ariko ntabwo amafaranga ari buri kimwe. Umukobwa umuntu wenda avuga ati jewe umuntu w'inzozi zanje, umuntu tuzokubakana dusazane, wenda bishitse umuntu agapfa ubwo akaba aribwo nyine bizoba birangiye. Icya mbere n'urukundo. Yes, urukundo. Yeah. Ukabona uwo muntu niba ari umwizerwa. Nyine hari ukuntu nyine uba ubona utazi, ariko nuko umuntu twifuza ntabwo ariko ameze. Ushobora kuvuga ati wenda nkeneye umuti ameze uko, ariko ntunamubone cyangwa akanishushanya akubeshya. Ya akakwereka ishusho itari yo, mwabana umwaka imyaka 2 ugasanga nyine ibintu biriko birahinduka cyane. Ariko umuntu umugabo cyangwa umuhungu abereye umugore n'umuhungu cyangwa umugabo afite urukundo, umwizerwa, nkanjye anatanga umwanya kuganira n'umukunzi we cyangwa umugore we, anumva akanita ku nshingano ziwe. Yes. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uri nk'aba bakobwa bavuga ngo ataje afite amatuza, afite 6 pack, ataje areshya gutya, wowe ibyo ntabwo bigenderaho. So ntabwo zobura, ariko noze arakanu negeze kubona ngo urashaka umugabo afite imodoka yakoze ibintu na bino, uwo kiretse ni wamwiremera. Yes. Nzomuronka. So ntabwo, ariko nanje nyine ntabwo nyine nkunda ibintu biri ku murongo. Nyine ntabwo noja kuteretana n'umuntu mbona turi kuri size imwe nyine wenda like so ntabwo six pack tuzigaruke marehemu. let's back on 6 pack. Serious? Right? Urumva 6 pack urazivugaho iki? So nyine umutipe afite 6 pack nyine aba ari fresh cyane cyane, nyine like arukondo wenda nimunyumve nabi. Oya nta kibazo ya. Ariko nyine biraryoshye kuba biravugwa. uri umusista ukaba uri kumwe na boyfriend wawe, kandi ugakenera gusinzira ukamujyamo ku gituza nyine atari amagufa atari amagufa ari nyine ujyamo ku motipe nyine amagufa akakujomba, ahubwo yawusinzira ukarota bari kugutera nk'ibyuma. ugasanga yicapuye ku tama nk'aho wagira ngo ewana. Ntabwo nyine so nyine ntabwo ari uko, ariko nyine ntabwo nyine yani ari ukuntu nyine umuntu araba ibyo nyine wenda ariko ushobora kuvuga ati uyu muntu y'umutipe nta mafaranga afise, afise urukundo, afise umubiri mwiza, ukavuga ati nyine rega ari ukuntu uba ukundanye n'umuntu ukumva uri proud yiwe. Example, ari ukuntu ukundana n'umutipe wamukundiye amafaranga ariko atambara neza, atari mwiza, adafise umubiri, ugasanga ukunda ko musohokana ahantu ata muntu n'umwe akuzi. Yes, ugatinya kugenda wenda kugaragaza ko muri kumwe, ukagenda usigara. Hakaba n'igihe ukundana n'umutipe muri mu muhanda, ahubwo akaba ari wowe umuzana ugenda umwishinza kugira ngo buri muntu wese abone ko muri kumwe, abone ko ewana byaciye. Wow. Ariko ako kantu wenda tugenda tugira impamvu karakaciyemo, nta nubwo kajyanye n'intego nyamukuru ikiganiro cyacu, ariko burya iyo nkubonye mba ngomba kuguprofita nkahita nkubaza, kubera ko hanze aha twe hari ibyo twakita irari ryacu,
hamara kuba hari ibijyanye n'irari, ibyo twe turarikiye samutayime hari igihe ubigenderaho ugakora losi n'abatipe buriya hari ibyo bajya bazira ibyo bizarikora. Ariko nkanjye ubwanjye numva habaho n'amahirwe yo guhura n'umuntu mugahuza mukumvikana, kuko burya ngewe nawe dushobora kudahuza ariko ukajya ahandi mugahuza kandi nanjye nkabona uwo duhuza. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bibaho cyane. Ariko urakoze cyane. None ijambo gold digger urivugaho iki? ntabwo nyine numva cyane icyongereza. Mu kinyarwanda hari n'umuhanzi wigeze kuririmba mu ndirimbo ni Shiba Karungi ninde uriya wa Uganda yigeze kuririmba, navuga nko gukura. Urabona ibintu bigezweho byo kuvuga ngo umukobwa ngo ni umukuzi w'ibyinyo, byo urabisobanukiwe? Urarivugaho iki? Biriya bintu urabifana, urabikora? cyane ntabwo mbifana, kandi niyo mbikoze mafise impamvu itumye ndabikora. Ubwo urabifana? ntabwo ndabifana. Ari ukuntu mani ushobora gusanga nk'umutipe aje kugutereta, urumva nyine akazavuga ati James imodoka, nyine urumva yigize uwatari. Of course. Noneho nawe ibyo ubibonye, nyine iwacu mu Kirundi hari umugani baca, nyine akantu bakunda gukoresha ngo urakaza neza wanjye nzizanye. Urakaza neza mboga zizanye mu Kinyarwanda. Natwe nuko urumva wewe yaje aho kumbwira ikimugenza, wenda ugasanga afise nk'agakontage mu ntoki, nyine akashyira nk'ibintu byiwe ariko acangamwe ati jewe urumva papa wanje yamaye nk'amasambu sinza nuko ati kandi mfise na shoferi imodoka yanje ndayisize ku muhanda. Urumva uwo muntu aba arimo akwirataho imitungo afise. Rero nanjye icyo gihe ndamubonye, icya mbere ndaraba ukuntu agaragara, nkavuga ati ibyo ari byo byose uwo muntu ntabwo ashobora kubazanye n'urukundo, kuko umuntu afite urukundo rw'indani ntabwo yoza kubwira ibyo bintu. Nawe rero icyo gihe ntidukurikiza amayindi, rero bisanze uhita wumva uhita ukurikiza bya bintu ngo ni iki ibyo mwuka abwira amatorero. Mpita nkubwira ati azi ubundi wamaje ukana nko kwanza nkareba niba ati n'ukwezi kw'inzu kwarangiye. Ngaho se wanyereka parking wa parking n'iyo benzi. Ngaho nawe mbwiza ukuri, wowe ubaye uri umukobwa ukumva umuhungu arimo kukuzanira ibyo, ego ewana nubwo uvuga ati mana je mana ewana ibyo ntabwo nabikora, ariko ukumva umuntu akuzaniye muri izo gahunda, urumva wo byitwaramo gutabaye ari wowe. Nanjye ako subu nta mama baho mani bafite cy'abakobwa bafite ibiceri. Iyo kwikurira n'icyacu cyabona ukikubita. Je gukunda kwanje gutandukanye n'ibyo. Mvise uruhande rwanje rwo gukunda nibyo navuze ko nakabushyo, ariko nanone iyo bibaye ngombwa nyine nk'umuntu nyine tuzumva nawe. Ubwo nyine reka dukomeze. Urumva utwo n'utuntu tuba tugiye tunyuramo ko ni ubuzima kandi tubamo, tutagomba gusimbuka byanga bikunda, kuko burya abantu iyo baganira baravuga ngo ikiriho kiravuba, kandi ni ibintu abantu benshi tubayemo, sibyo bro? Six pack ko ntazo ufite, amafaranga se yura afite niyura uriya ushaka kutagira six pack ukagira amafaranga. Six pack nazo amafaranga akaba ni impano byose. Burya nakubwiye ngo ufite impano ufite ikirombe. Hari umuntu umwe nigeze kubwira akantu, twari turimo tuganira, hari ibintu bya projet twaganiraga, ndamubwira nti ufite zahabu, nahawe ho gufata iyo zahabu ukayicukura ukayivana mu cyondo irimo, uri kumva? Wamara kwivana muri cya cyondo irimo ukayoza ikarabagirana, kajya kuri market. Ariko nudakora ibyo ntawe uzamenya ko icyo kintu kuko bazajya bakibona bagira ni ibyondo. Nawe rero niko bimeze bro, right?
Beninye uri umukinnyi wa filime, niyo nkubona ugenda uvuga uri umukinnyi mwiza wa filime. Urugendo rwawe mu gukina filime, aka kanya abantu bari kutwumva bakubonye bwa mbere abenshi, wenda hari n'abakuzi swate mwiganye bakuze ahantu runaka, ariko se wabitangiye ryari gukina filime? So natangiye filime ndi mutoya, mfite imyaka 8, ntabwo nababwira ngo hari ryari, nababwira imyaka yanje, ariko nabitangiye mfite imyaka 8, ngo namwe muhite mundaba murabe n'imyaka mfise nyine uko ngaragara, ariko muhise musubiza inyuma imyaka 8 ntabwo ari myinshi, nyine narindi umwana. Wari umwana? Ya. Rero nabitanguye kera mu majambo make. Abari kutwumva bari kumva uri muri bavandimwe twavuze bacu bavuga ikirundi, bivuze ngo ntago wavukiye mu Rwanda, nubwo aka kanya ariho uri, ntabwo ngiye kubaza ngo se ngo uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi, ariko bivuze ngo hari igihe runaka wabaye mu Burundi. Ndiwe. Wow. Ya. Mu Rwanda hamaze igihe kingana iki? Umwaka n'amezi 7. Mu Rwanda urarukunda, ni igihugu cyiza, right? Urumva uri ready kuhagustayinga forever cyangwa wumva ari igihe kizagira ugasubira Burundi? So iwacu bacu umugani ngo amazi arashuha ntiyibagize bumve. No mu Rwanda tugira umugani uvuga ngo ni nk'ibyo n'ubundi, ngo arashyuha ntibagirwa ibambeho. Nuko rero nanje Burundi ndabukunda cyane. Ntabwo navuga n'iwanyu burerega ahantu ufite umuryango, mu Burundi nabangiye muri byo. Ahantu ufite umuryango, ufite abantu mwakuranye, mwagize mute n'iwanyu? Ariko mu Rwanda ntabwo ni twiza. Ya nshobora nyine ariko urabona ukuntu u Rwanda ari rwiza. Nshobora gutambikiza Uburundi n'igihugu cyanje nicyo kinserukira, niho nyine hari ibintu byose bindanga, kandi nanone bizokomeza, ariko nanone u Rwanda ndarukunda, nifuza ko byorugumamo, ariko ntabwo byoba ari forever, sinzi, ariko Imana niyo ibigena. Okay, sorry gato, ntabwo ari byo gukoresha interview, ariko nanjye hari igihe byaba ngombwa ko ngira akabazo. Yego, nta kibazo. Mfitiye amatsiko namubaza, aravuze u Rwanda ni rwiza nyine, ariko nk'umuntu wakumva uvuga ko u Rwanda ari rwiza yahita agira amatsiko yo kumenya ni nk'ibihe bintu wenda bibiri ushingiraho uvuga ko u Rwanda ari rwiza, ubona bitandukanye utabona mu Burundi, mbese ubona bitandukanye byarutandukanya n'u Burundi, ukabona nyine ko u Rwanda ari rwiza. Ikintu cya mbere naratsembereye no muri Congo, naragiyeyo nyine hari ukuntu Congo nayo reka mwishura. U Rwanda ikintu cya mbere narakundiye, cya mbere nyine kinkura ku mutima ni security. Yeah. Top security. Dufite umutekano, ibintu byose biri ku murongo, nyine ntabwo ari cyo kimwe no mu Burundi. Yes. Ni icyambe. Ikindi nyine ni heza, nubwo iwacu nahari heza, ariko nyine hari ukuntu nyine hari ibintu ndarukundira n'ibintu ndagwangira. Nyine uko biri kose ikintu kiba gifite ibyiza kikagira n'ibi, ariko njye nakubajije ku byiza. N'ibyo icyambere cyankomye pe nanjye ndayamanika, umutekano vano. N'abazungu bajya baza bakavuga tu Rwanda, bavuga Rwanda, turarenze man, nyine ku mutekano ni sawa, no ku gasuku nyine igihugu gisa neza cyane. Nyine n'ukuntu nyine hari imisozi iwacu Bujumbura, ntabwo
usanga hatambitse nk'uko hano haboro hameze ntabwo hari imisozi nyine hari ukuboro ushobora kuba uri muri bisi ewana ukabona kideri hariya nahari narumvise urahabona mu Burundi n'ahantu hari flat ntabwo nyine burya ari byiza gufata wenda ngo igihugu tugikompare n'ikindi ko buri gihugu kiba gifite ibyiza byacyo ariko akabazo kamwe k'amatsiko ugasubize twihuta u Rwanda u Burundi ni debate itagirangira hagati y'u Rwanda n'u Burundi igihugu gifite abakobwa beza ni ikihe ibyo bintu rero ukuntu nanjye ndabyumva iwacu nakuze numva ko u Rwanda ari rwo rufite abakobwa beza ariko ngeze mu Rwanda numva bambwira ngo u Burundi nibwo bufite abakobwa beza abanyarwanda bo babikubwira of course apfu ubwo ni win ni kimwe kimwe narabuze ibyo ari byo ariko nyine ndabye mbona twese turi beza ariko hari abarusha abandi ariko biragoye ariko ibyo ntabwo ari ibintu bisubiza wenda nkamwe nk'abahungu ngo bamuraba Ntabwo- iwacu n'abarundi bimeze gutya. ikibazo ntabwo ndagiye i Burundi sha none ntabwo ushobora kuba uri ubibona ku masosho media social media rega tubona baratubeshya baba ibintu bya social media byinshi baba batubeshya kereka yego razi koresha y'igitaramo tujye dukubite turebe abana babo we ntabwo nakugarura Benigne ako kari agaciyemo reka twigarukire ku bijyanye na filime ngiye kukubaza ibibazo nihuse Benigne yatangiye gukina filime afite imyaka 8 hari filime wakinyemo zihari aka kanya abantu basha kureba bakabona kujya bareba n'uburyo ukinamo nizihe hari filime ya mbere natangiye gukina bayita ndapfurapfa ndapfa urapfa ndapfurapfa ndapfurapfa nsubira iyindi yita ujya iwawe ukinovora intumwa yego niko nyine filime twayise bivanye n'ukuntu iteye nibyo Benigne ndapfa urapfa ni y'urukundo oya watangiye gukinira mu Burundi yego mfite ibibazo byinshi nakubaza ariko igihe kiri butubane gitoya ariko tugenda tubiganiraho kurushaho filime urazikunda cyane umukinnyi w'icyitegererezo wa filime w'umugore ninde muri filime ntabwo nzi umukinnyi w'icyitegererezo ahubwo buri muntu wese afise icyo andusha ndamwigaho nyine yani muri filime ntabwo mfise umuntu mvuga ngo ni modo wanje buri muntu wese ndiga ndeba filime mbonye akantu umuntu andusha ako kantu ndakigaho n'uwo muntu nkamwigaho yani muri ibyo ndi nka maraya nyine ndaba ahantu hose ntabwo mfise umuntu wa nyawe mvuga ati uyu muntu n'uyu niyo mpamvu isura iyo ari yo yose unzanye muri filime usanga ndi tayari hari ukuntu hari ukuntu Benigne ntabwo ari byo ashatse kuvuga Benigne ari ntabwo mfise umuntu wa nyawe niga ku buryo like Zuchu sibyo mu kuririmba nkunda indirimbo ziwe nkunda ukuntu yitwara nanjye hari ukuntu mpora ndirimba ukumva nyine ni amajwi ukumva ni Zucu wenda ushobora gukuja nk'ahantu batanze nka ruguru nkaririmba indirimbo ya Zucu bivanye n'uko nambaye n'uko ndi kuririmba bakumva ni iwanje kandi banarebye bakabona ni igihe bivanye n'ukuntu nagiye nambaye nyine nisanisha nawe so iyo ndiko ndareba umuntu rero muri filime uwo muntu ntawe uhari muri filime buri muntu wese afise akantu andusha ndamwigaho ako kantu niko nigaho ukamwigiraho ntabwo mfise umuntu nyezina mpagazeho ariko ahantu yani gukina filime bisaba ube uri subuno bivuga gute yani uri nk'igisuma nk'umujura hari ukuntu uri gusubiza ibintu ntaranabikubaza umukobwa ni umuhanga cyane yego buriya ikibazo nashaka kumubaza asa nk'ahise agisubiza nashaka kukubaza bivuze ngo wowe role zose bagushyiramo wazikina
ibintu byo gukina movie, byo gukina film ni ibintu bijyana n'amarangamutima. Ushobora kwakitinga ariko bikajyana n'amarangamutima, atari kuvuga gusa ku buryo umuntu akubonamo icyo kintu ko kuri gukora. nkaho kiri muri akakireba akabona nicyo neza. Iyo ndi kuri sene yo gukina mba nirengagije byose, ibintu ndabibamwo, ndabyambara, nyine nkakora ibintu bindimwo. Yani filme isobanuye ukuri kuyishe mu kinyoma. Je nshobora gukina ndi umusazi neza, wowe ukambona nasaze bya nyabyo, nyine bikagucanga, ariko jewe nyine nuko. Iyi rero ndiko ndakina mba mbirimo, mba ndimo gukina ibintu numva ko byahindutse ubuzima bwa nyabwo. Ndabyumva, ariko washobora gukina urira, washobora gukina uri umugome, washobora gukina bagutereta cyane. Niyihe rero ukunda gukina wiyumvamo kurusha izindi? Washobora gukina wapfuye. Oya, ibyo gupfa. Nkunda kurusha izindi. Yes. Mudararo y'agahinda yo kurira. Watewe n'iki? Ndakashu. Ewana. Ndakaye koko byanyabyo ariko yo biranagaragara. Njyewe nshaka ko undeba. Sibyo? Njye nawe just turimo turagenda bisanzwe, ntabwo unzi, sinkuzi, right? Turahuye. Maybe nshobora kugusitaraho mbishaka, sibyo? Cyangwa se ntabishaka, ibyo ntabwo ubizi. Just Benny nkaguye excuse aho nkavuga ni I'm sorry, twagiye ubwo tugiye gukina. Nta bintu byo nakubwiye, ntago kuri channel yacu nta bintu by'imikino, nta byo intebe by'imikino. Dushaka abantu bamenye koko hari impano ziri hano. I'm sorry, ntabwo nabishakaga. None n'amaso ofisi. No, nagendaga nisanga nkusitayeho. Akubundi niba muba mufite ama pressure, mwagiye muyasiga mu rugo rwanyu mukagenda mu muhanda neza. Oya, ntabwo ari ibya pressure dia. Urumva nanje ntafite byinshi biba bimpangayikishije ku buryo ugenda umwandagira. Ariko gukandagira ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ikintu kiri wakihanganira. Gaho tuganira mukandagira. No, nagusabye imbabazi. Gaho managura. Nabikora nta kibazo niba ariko byifuza. Bakareba imidoyiti. Bikorere kumbaza ibintu byinshi. Ariko se ibyo niko bishaka. Ubundi bitwaye iki tumenyanye? Nana warabye abakobwa bose bo muri Kigali, urabona nduwo kuyaga kumenyana na buri muntu wese nsanze ku muhanda. Njye ntabwo ndi buri muntu wese. None buriya kuba muri abo bantu uri kubona abo bose bari mu muhanda, ko rero natoranyije nkaba nifuza kumenyana nawe, ni ibintu bisa, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nana wansitaye ko wabipanze.